Birashoboka ko uje hano kugira ngo umenye uburyo bakora imbuga za interinete cyangwa se ibyo bita website. Muri website rero nta kintu kindi ziba zikozwe nacyo usibye amagambo aba yanditswe mu mafishe. Ayo mafishe akaba ari amafishe yo mu bwoko bwa HTML. Imbuga za interinete nka Google, Microsoft, igihe ndetse n'izindi ziba zikozwe n'ubwo bwoko bw'aya mafishe. Ayo mafishe akaba ari ahantu kuri mudasobwa ihora yaka amasaha 24 ku yandi, iri ahantu runaka ku isi kuri interinete kugira ngo abantu bajye bashaka kuyigeraho. Mu gutangira reka nkwereke ukuntu website ikozwe na fishe yanditsemo amagambo. Buri computer ya Windows izana na programu yitwa Notepad, niyo dukoresha twandika amagambo cyangwa se dufata note zoroshye. Reka nguhe urugero, nje muri run nandikemo Notepad, irafungutse nanjye gukanda enter cyangwa enter. Reka rero dutangire. Ngiye kwandikamo ijambo interuro imwe kugira ngo urebe uburyo bikora. Urakaza neza kuri website yanjye ya mbere. Nindangiza ngiye kuyibika. Mu kuyibika kankwereka akantu gato niba utarubizi. Nyonje hano muri fichier cya file nkakanda kuri save. Urabona hano imbere ko ari control S. Bino bivuga yuko cyatse nakanda kuri clavier yanjye cyangwa hano nandikira control na S ubundi bikibika. Nakanda hano ni kimwe nuko naza nkakanda control S ikahita ifunguka. Ngiye kuyibika rero kuri desktop, nashyizemo ari folder mfiteho yitwa Huguka, ariko ntabwo ari ngombwa ngo ubibike muri folder imeze gutya. Nawe ushobora kuyibika handi ho ari ho hose ushaka kuri computer. Hano kuri desktop rero fichier yanjye ngiye kuyita urubuga.html. Ino HTML nongeyeho hano niyo izabwira computer cyangwa mudasobwa yuko ino ari fichier yo mu bwoko bw'urubuga rwa internet. Nituyifungura rero irafungura muri browser yariyo yose. Ntabwo ari ngombwa kuba uri connected kuri internet kugira ngo ubashe gutestinga urubuga umaze gukora cyangwa page y'urubuga rwa internet umaze gukora. Reka savinge, niturangiza dukore test turebe. Ndasavinze, reka tujye gushaka tubitse ya fichier maze turebe ahariho. Kuri desktop muri folder yitwa Huguka, imbere yitwa website, murabona ko aho nayisavinze hari ubu ngubu. Reka mfungure ino fichier urebe uko igaragara. Murabona ko ibyo twanditsemo ngo urakaza neza kuri website yanjye bigaragaye neza nkuko twabyanditse. Kuko ubibona rero ntugire ikibazo rwose. Fichier ya internet cyangwa ikoze imbuga za internet aba ari fichier nk'izindi zisanzwe yanditsemo amagambo. Ayo magambo ukayasavinga ukabika iyo fichier ifite ubwoko bwa HTML iherwa na ino jambo HTML. Reka dutangire nkwereka ibikoresho bindi njya nkoresha. Nkuko mubibona hano ubashe kugira amakode menshi cyane byazageraho bikakubana byinshi ku buryo kubikoresha byakugora. Niyo mpamvu ngewe nkunda gukoresha ubwoko bw'amaprogramu bita text editor atari ubu ngubu busanzwe. Ngiye nkoresha ino yitwa Sublime Text. Ino Sublime Text ushobora kujya kuri Google ukayiteresha nawe n'uyikeneye. Ushobora juste kuzana ukandikamo ngo Sublime Text kabiri kuri website yayo sublimetext.com. Ni ukanze kuri website yayo ushobora kuyibona. Ariko singibi turaje inshinga, nawe ushobora gukoresha ariyo yose upfa kuba ishobora kusevinga muri HTML. Reka dusubire kuri Sublime Text. Dutangire nkwereka imiterere ya fichier. Tugiye gutangira dufungura yandi twanditse, niturangira noneho nkwereka imiterere nyayo ya fichier ya HTML. Reka turi hano twayisavinze hano kuri desktop, Huguka, website, urubuga. Murabona ko nyifunguye ikaza neza yandi nayanditsemo ko ari byo bije. Ariko mu by'ukuri ino ntabwo ariyo miterere fichier ya HTML. Reka turebe bimwe mu makode cyangwa ibyo bita amatag bigize by'ingenzi kandi byo dutangirana nabyo. Nugira ikibazo turagenda gahoro gahoro ku buryo urumva neza ibijyanye no gukora website. Reka dutangire. Nutangira website, buri code yayo itangizwa na kino kimenyetso cyo munsi inferieur ou égal. Zose ni gutya zitangira zikaherwa na kimenyetso kimeze gutya. Mo hagati ukandikamo izina rya code. Mu gutangira tugiye kubwira computer yuko inari fichier yo mu bwoko bwa HTML.
bityo mudasobwa izazifungura ikoresheje navigateri cyangwa browse. Kuba atazi navigateri cyangwa browse cyari cyo, navigateri ni ano ma porogaramu dukoresha adufasha gusura imbuga za internet. Reka noneho dutangire. Niyo ngize gutya nkakora ngo doc type html, mbambwiye mudasobwa yuko ino fichier ufunguye iri mu bwoko bwa html. Noneho tugatangira na html structure yayo. Ese html imeze gute? html ya fichier tuba twakoze ibiteye gutya mubibona hano. html urabona ko twashyizeho hano tukandika inshuro ebyiri. Ahangaha urabona ko ari kimwe n'iyo hejuru, gusa bitandukanye ni kano karongo kaberamye. Bino bivuga yuko ino code itangiriye hano, ibirimo hano byose ari html kugeza hano aho ifungiye. Naho ino ya head cyangwa umutwe bivuga yuko biraba birimo hano biraba biri mu mutwe w'ino fichier. Hano muri body no hazamo ibintu bimwe tubona bigaragara kuri page yacu y'urubuga rwa internet. Reka dutangire nk'urugero. Mwibuke ko tukiri muri fichier ya urubuga.html twatangiyeho. Reka dutangire nandikaho nkoraho title. Ino title iraza hagana hejuru muri navigateri cyangwa browser, niyo uzazuboneramo umutwe w'ino page. Reka dutangire nandika ngo urubuga.com. Nkuko mubibona nanditsemo ngo urubuga.com. Ni kuvuga nidufungura cyangwa tukajya kuri ya page tukarefreshinga tukayifunguraho, iraza hano hejuru handitsemo ngo urubuga.com. Reka hano hasi dushyiremo byandi twari twanditse kare. Twandike urakaza neza ku rubuga rwanjye rwa internet rwa mbere. Uziko html burya yoroshye. Hano ndayisevinze. Impamvu muteye kubona nza hano muri file ngo nkande kuri save nuko mfite shortcut cyangwa inzira ya bugufi ndi guca. Iyo nzira ya bugufi ndi guca akaba ari iyi ngiyi, ndukana kuri clavier yanjye control ndetse na S. Computer itimenya vava yuko ari ugusevinga ntiriwe ncara hejuru. Nkuko na savinze, reka dusubira handi twayifunguriye hano muri browser, ni refreshing ndebe icyo bitanga. Murabona ko bijemo neza nkuko byanditse nkuko twabishakaga. None se tugira ngo ko twabyanditse ku mirongo ibiri, kuki biri kuza ku murongo umwe? Reka mbereke impamvu biri kuza ku murongo umwe nuko hano tutigiye tubwira computer ngo nigera hano ijye ku murongo ukurikiraho. Nkuko mubibona hano rero muri html ushobora gufata amakode amwe ya html ukashyira hagati y'andi makode. Hano tugiye gukoresha kode bita br cyangwa break row. Ino kode irabwira mudasobwa ngo jya ku kundi murongo. Reka turebe uko bimeze. Ndasevinze. Reka dusubire hano turebe. Murabona ko ije ku wundi murongo. None se dushatse hano hejuru gushyiraho ngo umutwe tugashyira hano umutwe uyanditse ari munini, kimwe nkuko ku gihe bandika imitwe minini y'amajambo nkuko mubibona hano, cyangwa se kuri Google murabona hano ni binini. Ni gute twabigenza? Reka mbereke gato uko tubigenza. Hano naho turakoresha kode twa hash ivuga header rimwe. Uko zigenda zimanuka zigenda ziba noya kurushaho. Katuvuga ngo umutwe w'inkuru. Umutwe w'inkuru nanditse kandi uraza nka header. Ino hash ivuga header rimwe, bikavuga level cyangwa uburemere bw'uno mutwe. Umutwe w'ibanze cyangwa inkuru yibanze cyangwa rimwe ya mbere. Reka turebe ko bigaragara. Murabona ko bije ari binini kuko umutwe w'inkuru twashyize hagati y'ano makode. Bivuga ngo header 1 and header irabirangira hano, kuvuga ibirimo hano byonyine nibyo biraza kuba considere cyangwa gufatwa nk'umutwe. None se dushatse guhindura nk'ibara rya html tukayigira nini ndetse tukanayigira ibara ry'umutuku,
biroroshye cyane. Reka turebe ukuntu tubigenza. Hano ngiye kwandikamo code ya font, nandikemo HTML, nivuge ngo HTML iragira font iraza kubisa umutuku, red cyangwa umutuku. Nitangira tuze kuyiha uburemere bwa B, bivuga bold, bwa HTML. Reka turebe icyo bitanga muri browser. Reka nongeye mbanze ngusubiremo mbere ko tubireba. Font ni ukuvuga ino ni code idufasha, ifite property cyangwa attribute, ifite propriété cyangwa attribut yo gutuma ibirimo hagati y'ino code n'aha dushobora kubindura ibara tuba twagira umutuku. Nibyo hano nerekanye, kuvuga font ibara ry'umutuku, HTML. Ariko mbere yuko tujya kuri HTML twashyizemo indi code nayo iberekeye cyangwa izengurutse HTML ya B. B ivuga bold. Kimwe nk'uko muri Word n'ukoze bold ijambo riza ribyibushye cyangwa ifite umubyimba munini. Reka turebe icyo bitanga nyuma yuko nsavinga. Ndasavinze, reka nze hano ndebe. Aha, murabona neza yuko ibyo twashakaga ari byo tugezeho, ko ijambo ryacu risa umutuku kandi ari rinini. Hano twashyizeho n'inkuru ntoya n'umutwe w'inkuru. Hano hejuru twashyizeho urubuga nk'izina. Murabona muri make koko urubuga rwa internet atari ibintu bigoye cyane nk'uko abantu benshi babikeka, ahubwo ni ibintu ushobora kwiga nk'uko wiga ngo 1+1 bingana 2. Ibindi reka tuze kubikomeza muri video zacu zitaha.